itangiriro ibice birindwi umurongo wa 12 turamuka tugere kuri 22 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Bene se bajya kuragirira umukumbi wa se i Shekemu. Isirayeli abwira Yosefu ati, bene so ntibaragiriye umukumbi i Shekemu, ngwino mutume kuri bo. Aramusubiza ati, ntuma. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko uri amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati, baragiye kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenye inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati, twe kumurwanya, kandi ati, mwe kuvusha amaraso, ahubwo umujugunye muri ruriya rwobo, ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho, kwari kugira ngo amubakize, amusubize se. Amen. Turasenga. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimye kandi turaguhimbaje izina ryawe riragucyubahiro. Dushimishwe nuko udereje iki gitondo, dushimishwe nuko utwagira iminsi y'uburame, dushimishwe nuko Uwiteka twarya tugasinzira, ukatubera amaso, ukadushyiramo inzira n'inyota byo kuza imbere yawe. Turagushimiye izina ry'Umwami Yesu Kristo. Hari benshi batabonye uyu mwanya kuko benshi barwaye, ndetse abandi bakaba bafite impamvu zitandukanye, ariko twebwe abo wagiriye neza tukaba turi imbere yawe. Turagushimiye izina ry'Umwami Yesu Kristo. None aya magambo asomwe mu matwi yacu, ndagusabye Uwiteka ngo udukorere ibyo kurya, udutumire muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Muri dufate, muri tuyobore, Uwiteka udusabirize kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwashakikara yanamwere data bashimije izina rya Yesu Kristo. Imana itugire neza muri wa Yesu gitondo. Imana ntiyagucyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikunda iminsi y'uburame, turayishimiye mu izina rya Yesu Kristo. Naho mu magambo dusomye ni amagambo duhora twumva, ariko ijambo ry'Imana rihora ari rishyashya. Iyo ushobora gusoma ikinyamakuru ariko ukumva ni inkuru nyine, ariko ijambo ry'Imana ryo ntabwo ari inkuru, ahubwo ni ibyanditswe kandi bihamye ibyabaye. Imana yacu ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu Yosefu yavutse mu mwana 12, ariko Bibiliya yatubwiye iti Yosefu baramwanga. Bamwangiye iki? Nta cyaha yabakoreye, ntabwo yigeze abatuka, yigeze bagirira nabi, ariko bamwangira yuko ababwiye yuko yabonye imitwaro
the hand because cumi n'umwe you see imwikubita imbere. 11 cows that are hitting each other. Bumvise yuko iyo mitwaro yamwikubise imbere, You heard that those baravuga bati nta kabuza itwego tuzamupfukamira. they said that there's no able who's gonna kill him. Baravuga bati ubwo tuzamupfukamira, So since we will bow down to him, tuzacunga turebe ayo masezerano uko we'll watch and bizagenda. see if that promise will be fulfilled. Ikindi gihe ararota, And another time he dreamed. arota inyenyeri He dreamed that the cumi stars, n'imwe 11 stars, yikubita imbere ye, and he hit in front of him. zikubita imbere ya Yosefu, He hit in front of Joseph. nawe ntiyabibika, And Joseph didn't have it. abibwira bene se, He went to his abibwira se na nyina. He told his dad and mom. Barangije baramubwira bati And after that they told him izo nzozi zivuga iki. those dreams, what did they tell him? Ariko bene se But his brothers na se na nyina and his baramubaza father bati and mothers, they told ni him, koko nge na bene so see me and my brothers na nyoko and your mother, tuzikubita imbere yawe tugupfukamire. and we will bow down to you. Arabareka, And he left them. ariko yari azi yuko Imana ariyo yabimubwiye. But he knew that it was the Lord who had Imana dusenga the Lord that would praise ni Imana isohoza is the amasezerano. Lord that fulfilled the promise. Nubwo imyaka yaba myinshi, Even though it's a lot, nubwo imyaka yaba yisumbuyeho, even though it's a lot icyo yabwiye ubwoko bwayo but what he had told nta kabuza no his nation, gusohoza it izabisohoza. will be fulfilled. Amen. Amen. Ijambo dushaka kugira ngo The tuganire Lord, the topic we're trying to ni hear ijambo riri kuvuga bati is the words that says that ntawahindura imigambi y'Imana. no one can change the plans of the Lord. Umuntu A person ahindura umugambi we, changes his plans. akakubwira ati nzaguhereza iki, He told you he will give you igihe cyagera and the day comes, akakubwira ngo he told you burya that wambeshyeye, you have lied. burya wangura ibi ngibi, bya bindi nakubwiye ntabwo nzabiguhereza. I'm not going to give it to you. Iminsi iragenda, A lot of time went by. irakomeza iragenda, It went by again. ariko igihe kigeze, But when the time came, kuko Imana ikorera ku isaha, because the Lord worked in an hour, Imana ikorera ku iki, the Lord worked ku isaha, igakorera ku gihe. and he worked at a certain day. Isiraheli aravuga ati Israel said, bene so bagiye kuragira, your brothers went to kandi ubwo bagiye kuragira they have went to the flocks. bakajya kuragira i Shekemu, They have went to flocks in genda ubagemurire, go tell them. numara kubagemurira After telling them, umenye ngo uko bameze gute, see how they are. umenye ngo umukumbi umeze ute, See how they're like doing. hanyuma uze umbwire amakuru And y'imvaho. come and report back to me. Bibiliya iratubwiye ngo The aragenda brothers, he went. agemuriye bene se, He went to his ariko bamwitegera akiri kure He atarabageraho. distance before he had got to them. Baravuga bati They said to ngo uriya karosi yaje, see the dreamer. none Now, tujye inama. let's make a Ubwo plan. karosi aje Because the dreamer, kandi akaba aratubwiye ko tuzamupfukamira, we know that we reka tumwice will bow down to him, turebe izo nzozi uko kill zagenda. him and see if those plans will be fulfilled. Izo nzozi ze Those yuko twebwe na muzehe na mama us and tuzamwikubita imbere, tuzarebe uko bizagenda. let's see if that will be fulfilled. Imana ni umukozi w'umuhanga. The Lord is a good worker. Robeni Robin, yakundaga mwene se, he loved his brother. amukunze Loving him, ukuntu yamukundaga, how he loved him. arababwira ati He told him, mwe kuvusha amaraso, don't hariya hari inzobo nyinshi zacukuriwe kugira ngo amazi ajye ajyamo, abantu bazikoreshe, amatungo amwe kuri ayo mazi, ahubwo mureke tumurebe muri urwo rwobo, n'ubundi inyamaswa zamuriramo cyangwa se azapfirayo, ariko mwe kugira gute, mwe kuvusha amaraso. Baramwumva, baramubwira bati ibyo uvuze nabyo ni byo, tuzafatira akanzu yambaye twijyanire muzehe, twijyanire papa, tumubwire tuti reba neza iyi kanzu y'umwana wawe, kandi inyamaswa y'inkazi yaje iramurya. Bari bazi yuko bagiye kubeshya, bagiye kubeshya se, ariko impamvu yabyo byose kwari kugira ngo barwanye iby'Imana yavugiye muri Yosefu. Ntawarwanya umugambi w'Imana, nta n'umwe wawurwanya. Icyo Imana yakuvuzeho
nubwo imyaka yaba myinshi even though there's a lot of years, kirasohora nta it will kabuza. be fulfilled. No game. Mana tubavugisha mu izina rya Yesu Kristo. God bless you. Jesus. Mu gihe cyo bamaze kujya iyo nama, After Bibiliya iratubwira iti the Bible tells us that bagiye kubona abagabo bo Ibishimayeli they see that bavuka muri Egiputa who was born bari kuza in Egypt, bakerekeza iyo nzira ariko bataha bari kujya mu gihugu cy'iwabo. he wasn't going to their countryside. Barababwira bati They told him that. mwatwere amafaranga tukabahereza umuntu, Can y'all give us money and we'll give you a person? mutwere amafaranga tubahereza umuntu. Give us money and we'll give you a person. None se turabahereza angahe? How much are we going to give you? Muzari ibice by'imirongo itatu by'abifeza gusa Give mujyane us umuntu. like 30 silvers. Kwari ukugira ngo That was true. iby'Imana yavuye muri Yozefu What God has bite told us kuzasohora. won't be fulfilled. Mbese bazate kuzapfukama So they won't be ngo bamurame cyangwa se bamupfukamire. or bow down to him. Ariko kubera ko ntawahindura umugambi w'Uwiteka Because no one can go against the will of God byarasohoye. if he was fulfilled. Tukuganira tuti We'll- ntawahindura imigambi no y'Uwiteka. one can change the promise of the Lord. Ntawahindura imigambi y'Uwiteka ku bana bayo. The plans of the Lord. Ntawahindura umugambi w'Uwiteka No one can change the plans of the ku Lord. bana bayo. In Ibyo Imana yavuze, what the Lord has ibyo Imana what dusezeranije the Lord has no kubisohoza izabisohoza. he will fulfill it. Kubera yuko dufite akanya gato Seeing that we have such little time, turakomeza twihuta, we'll keep rushing. ariko n'ubundi dusoma icyo gitabo, But still reading this book, icyo gitabo that book, 50. 50. Genesis 50. Yego 50. Dusome izina ry'umunsi twize. This read in Jesus' name. Amaze guhamba se, Yozefu asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. Bene se wa Yozefu babonye ko se apfuye, baravugana bati ahari Yozefu azatwara atwiture rwose inabi yatugiriye. Batuma kuri Yozefu bati so yarapfuye, yaradutegetse ati muzabwire Yozefu ibi arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi. Nuko turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo cyose, igicumuro cya Yozefu. Babimubwiye ararira, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramutakambira bati dore turi abagaragu bawe, amen. Baragiye bajya guhambisha se. They went and they buried the father. Barangije buri muntu wese ajya They ahatuye, went everywhere they lived. ariko bibuka But they remembered inabi bamugiriye. the bad they have done. Bibuka yuko They remembered that ni ukuvuga ngo mu gihe cyo bari Imana yarimo kumureza isezerano, the Lord has given him a planet. igihe cyarageze inzara itera Kanani. When the time came, Ariko inzara itera Kanani muri Egiputa habaho ibyo kurya. there was no food. Ni birebire ntabwo turi busome byose, It's a lot we're not ariko reading. iyo nzara But that hunger yateye mu gihugu cyabo cy'isezerano byatumye bimukira mu gihugu cya Egiputa kubera yuko ariho hari ibyo kurya. they went in Egypt because there was food over there. Basanga They went. niwe mukuru w'ikigega, They found that basanga niwe muntu ubura ibyo kurya. he was the one who was in charge of the food. Barabana They stayed. arabamenya, He knew them, bo ntibamumenye, but they didn't ariko know him. amaze kumwereka After showing himself, we abiyeretse after showing himself, bibuka ibyo bamugiriye. they remember what they have done to him. Mana yacu bamugisha mu izina Yesu Kristo. Everything he did. Bibuka ngo
uyu muntu uyu mwene data nitwe twamugurishije kandi ukagisezerano ryo kuzasohora. Mu magambo dusomye twumvise ngo bamaze guhambisha se batashye iwabo, umwe ari iwe undi ari iwe, bagira inama baravuga bati ubwo data apfuye, data niwe watumaga wenda hari atatugirira nabi, ariko ubwo apfuye birashoboka ko azihorera, none reka tumutumeho aze tumusabe imbabazi. Biratubwira ngo bamutumaho, araza, ageze muri bene se ararira. Arijwe n'iki? Arijwe n'uko se yapfuye, kandi arijwe n'uko n'ibibaye muri bene se. Bamubonye, biratubwiye ngo bapfukama imbere ye basaba iki? Basaba imbabazi. Ibyo Imana yavugiye muri we, nubwo harashize imyaka, nubwo harashize igihe, bisohoye igihe. Imana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Nta wahindura imigambi y'Uwiteka ku bana bayo, ku bwoko bw'Uwiteka, ku bwoko yironkeye, ku mugambi wayo, nta wawuhindura. Nta warwanya ngo arwanye ibyo Imana yavugiye mu bagaragu bayo. No. Igihe kiragera Imana ikabisohoza. Imana tubamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Hari undi witwa Aburahamu, Imana yabwita ikintu kizi, uzabyara umwana w'umuhungu. Imyaka iragenda, umugore we Sara aravuga ati ubwo Imana yabivuze, twavuga ngo wenda utekuza bicike, twavuga ngo wenda utekuza wenyine, ahubwo shaka uyu mugore w'umugaragu wacu azakubyarira. We yatekerezaga ngo isezerano rya Yosefu riri kuri uwo mugore umukorera. Yosefu arabyemera, abyara umwana, Imana iraza. Ariko ibyo yavuze nubwo harashize imyaka myinshi, ntabwo umwana wavutse kuri Hagayi ariwe wabaye umwana w'isezerano. No, ahubwo uko imyaka yagendaga iba myinshi, niko Imana yahinduraga Aburahamu, niko Imana yahinduraga Sara, bagasubira mu buto. Iyo mpamvu yageze kwa Abimeleki, Aburahamu yabaye umusore, Sara yabaye inkumi. Abimeleki rero wamereje uriya muntu niba atari umugore wawe, nawe ati ntabwo ari umugore wanjye pe, ahubwo ni mushiki wanjye. Amufashe, Imana yari igiye kumwica, yamubwiye dusubize uwo mugore w'abandi musubize, ndetse mujyanire n'ibintu. Igihe kiragera abyara Isaka nk'uko Imana yari yarategetse. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tukuganira ngo nta wahindura imigambi y'Uwiteka ku bana bayo. Ibyo Imana ivugira mu mugaragu wayo, ibyo Imana ivugira mu bakozi bayo, no gusohoza irabisohoza. Witegereze, wihanganye, ingorane ntizabura kuza, intege nke ntizabura kuza, ariko tegereza wihanganye ibyo Imana yavuze. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Buriya niyo magambo turatubwira ngo tuganire mu kanya gatoya. Imana yacu ntabwo ihindura imigambi yayo ku bana bayo. Imigambi y'Uwiteka ntabwo yahinduka. Icyo yakubyivuzeho, itegereze wihanganye. Imyaka ibe myinshi, intege nke zibe nyinshi, ariko itegereze wihanganye, kuko gusohora cyo kizasohora nta kabuza. Niba waragenewe ijuru, ntawe uzagukura mu magambo y'Imana. Imana tubamugisha mu izina rya Yesu Kristo.
turi gusoza ariko turebye yuko ibyo Imana yavugiye mu bagaragu bayo byagiye bisohora kandi biri kutubwira ngo byabereyeho kutubera akabaro, byabereyeho kugira ngo bibe icyitegererezo, bibe ibyitegererezo yuko imigambi y'Uwiteka itajya ihinduka ku byo yavuze ku bana bayo. Imana yacu ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turi kugenda turi gusoza, burya ni ukuvuga ngo Imana yacu ni Imana idahindura umugambi wayo. Umugambi w'Uwiteka ntabwo ujya uhinduka. Umuntu warahinduka kubera ko bambwiye nabi, kandi mbibwiye Imana ko nzogera kwagusenga. Nta muntu uhinduka. Impamvu bikoze gutyo ni uko utari uw'Imana. Kubera ko bambwiye nabi ugiye gusengera mu baporoso. Impamvu bikoze uko nguko ni uko utari uw'Imana. Ariko iyo uri uw'Imana ukavuga ngo uragiye, umutima urakuriye, ukavuga ati iyo ngiyemo nta Mana irimo, bigatuma ushikama, bigatuma ugira igihagararo gishyitse. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turi gusoza ajya tubabwira ngo ntawahindura imigambi y'Uwiteka ku bana bayo. Ntabwo hinduka. Umuntu warahinduka, uyu munsi ukaba uri gusenga, ejo uvuga ati ariko abafurere nibo bazajya mu ijuru bonyine, ukaba urigendera. Ariko ibyo ndimo birafatika, ukaba urigendera. Ariko si ibyo bambwiriza ubundi nibyo, ko mbikora nkabona abandi bitwara gutya. Ndakubwiza ukuri ngo iyo uri uw'Imana wituramo, ariko utari uwayo bazakubwiriza ariko ntabwo uzabituramo. Uzumva, wumva ari inkuru, wumva ari ibintu byo kukubeshya, ariko ibi ngibi ngo n'abafurere nabo barabishya. Kubera iki? Ntabwo uri muri wowe, ntabwo ari ibyawe. Ariko nyirabyo arabyakira, akabituramo, akabigenderamo, akaba nk'uko ijambo rivuze. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mureke dusozere ngaha, ariko tubabwiye ngo ntawahindura imigambi y'Uwiteka ku bana bayo. Abantu bose bahinduka bakavuga bati turahindutse, akakubwira ati nari mbona naguhe kino, ariko kubera ko wagize iki wakoreye iki ndabihindura. Ariko Imana yo ntabwo ijya ibihindura. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusabe muri Gataniziwe adusengere, asabe kugira ngo Imana idoreze imbaraga tugume mu magambo yayo mu izina rya Yesu Kristo, kandi asabe kugira ngo Imana iture muri twe. Hanyuma umugambi w'Uwiteka ntawawuhindura. Harabwe muri data nyuma yo gusenga, hanyuma turagenda tujye gutanga amakuru mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye Uwiteka n'Imana igira neza, izina ryawe rirahabwa icyubahiro. Imana turagushimye kuko ijambo ryawe duhaye, ko Mwami uvuze ko ntawakwitambika umugambi wawe. Icyo wagambiriye Mwami Imana nubwo cyatinda kirasohora, izina ryawe rirahabwa icyubahiro. Mwami Imana ko wavuze kuri Yozefu, Mwami Imana umwigaragariza mu nzozi, mwereka ko azaba umutware, azayobora bene se. Databuja warabishoje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Databuja Mwami Imana igira neza, ndagusabye ngo abana bawe twateranye uduhereze kwizera ijambo ryawe. Ibyo wavugiye mu ijambo ryawe Databuja naho byatinda birasohora mu izina rya Yesu Kristo. Umukozi wakoresheje umuhereze umugisha, abateranye uduhereze umugisha wo kwizera ndetse no gutura mu ijambo ryawe. Tugiye kujya mu materaniro y'abakuru, ndagusabye ngo Mwami ubane natwe, uze uvugane natwe binyuriye mu mukozi wawe.
ibyo ushaka ari byo bikomeza gukorwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Rero kugira ngo ku bakuru